urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 2 ku murongo wa 18. Amen. Mwahageze. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo ahari umuntu yavuga ati wehoho ufite kwizera, njyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Tuvuge ngo amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Nimwumve dusomye imirongo myinshi ngo mugire ngo turatinda. Ndashaka ko muri uyu mugoroba tuganira ijambo ry'Imana twifashishije ibyanditswe byera. Dufite topic ivuga ngo ububyutse bwuzuye. Ububyutse bugize gute? Ububyutse bwuzuye. Iri jambo ububyutse barisobanuye mu ndimi, bagerageje ibyo bashoboye kuvuga, ariko nanjye ndashimira Imana ko nagize umugisha kuba umwe mu bateguwe bazagabura ijambo ry'Imana. Kandi korari za hano ku Kacyiru twagiye tubagiriraho umugisha n'ubuyobozi bw'itorero. Hano ku Kacyiru habaye nko mu rugo, nubwo tuba duturuka mu ntara ariko tuhagenda kenshi. Ku bashitsi, amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel. Ndubatse, mfite umudamu n'abana. Ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Ndi umukristo wo muri paruwasi ya Nyabihu, ni mu rurembo rw'iburengerazuba, ariko nje n'umuryango wanjye dutuye i Musanze. Nishimiye kuba muri iki giterane. Yesu aduhane imigisha. Ububyutse bwuzuye. Iyo bavuga ububyutse nyine ni ukubyuka. Habyutse wari ugize gute? Wari uryamye. Kandi kuryama, iyo umuntu aryamye yakoze aba aruhutse, ariko si yaryamye ntacyo yakoze aba ari umunebwe. Murakoze cyane. Umuntu akwiriye kuryama yagize gute? Yakoze. Iyo wakoze kandi urananirwa. Ariko ibi bintu byose turi kwibaza turabihabwa n'ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, nasomye ibitabo byinshi, ntabwo ibinsomye ariho nasomye gusa, ariko nasanze ububyutse bwuzuye ari ukuba wihanye, warakijijwe, ariko ukorera Imana. Ukorera iki? Ukorera Imana. Hari abantu babayeho mu buzima bakijijwe, nta byaha bagira, birinda ibyaha uko bashoboye, ariko ugasanga nta mirimo bagize gute? Nta mirimo bafite. Ugasanga ahantu baba ni mu ivumbi. Ugasanga wabaza uti none ko mudakorera Imana, bati dukora iki? Ugasanga bafite kwizera ndetse ko hejuru, ariko kutagira iki? Kutagira imirimo. Ngo basanga hari n'abandi kandi bafite imirimo, bafite ibikorwa byinshi, ariko ibyaha bagira binganya ubwinshi n'imirimo yabo. Baravuga ngo aba nabo nta kigenda, nta kigenda. Ugasanga umuntu ageze nk'ahandi abantu badafite imbaraga zo gukora, akaba yavuga ati nkurikije ukuntu muririmba mbahaye bafure 3. Abantu bagakoma amashyi, ariko mu minsi mike ugasanga baravuze bati harimo n'abandi bakobwa 3 batwite, bati sininde wabateye izo nda. Bagasanga ni wa undi wabahaye iki? Bafure. Bakavuga bati si yashobora kazigumisha yo tugavuza uruhu, ariko aba bakobwa bakazakora ubukwe. Ugasanga nabyo nta kigenda. Kavuga uti ubwo si imirimo y'ipfuye iki? Sanga umuntu afite imirimo myinshi, ariko ibyaha akora muri kureba hasi.
undebe tuganire. Ndashaka kuvuga ububyutse bugize gute Paul? Ububyutse bwuzuye. Ububyutse bwuzuye. Hari n'abantu bagira ahantu basengera ukabona hararabagirana, ariko bakakubwira bati ubahagarare imbere ntubakange. Ntungangira abandi ati byabindi byanyu muzana. Ati byingeso bireke ureke bameremete. Kavuga uti zini bamara kumeremeta bazajaye. Ibi nibirangira bazajaye. Nibirangira bazajaye. Nubwo muri kurwubaka ariko ntiruzaja mu ijuru. Nimwe muzagira gute? Nimwe muzajaye. Kandi izi nyubako twubaka ntago zisumba izindi abandi bisi bubaka, bafite izikomeye zihenze cyane. Ariko icyiza cyacu nuko twe tubikora dukijijwe. Ibi bintu dukora dukijijwe rero nibyo bitubyarira ububyutse bugize gute? Bwuzuye. Hari abantu bakora imirimo. Bakora iki? Ngiye kubaho urugero rumwe. Ino mu mijyi nuko hatakiba amakompasiyo cyane. Ari amafaranga yose mubona mu makompasiyo. Abantu bashinzwe abaterankunga guhuza abana n'abaterankunga. Umwana bamuhuza n'umuterankunga uri muri Colorado. Ugasanga barababwira ati munyohereze ifoto y'uwo mwana. Wabara ibisekuru 100 batarabihuza, ariko akamwoherereza amatera. Uwo muntu ntazi gukora. Mugihe wowe umwana w'uwo muvukana bashobora kumwirukana ku ishuri, tumwishurire. Ariko umuntu utuye i Washington akishurira umwana w'inyamashake ishuri. Hari abantu bazi gukora imirimo, akazikora adashingiye ngo bazamufreste, bazanamuvuga izina. Abahanga mu gukora. Mwebwe n'ibyo mukora muba muri kubirebaho muri kubishira. Bo bakora batazi niyo. Ngo ni kugenda babwira abantu bazi gukora imirimo. Hari n'abandi bagirana amasezerano n'ibitaro. Bakavuga ngo nihagira umuntu urwaye indwara ikomeye, timuzamusezerere ngo asubire mu rugo, muzaduhuze nawe tumwishurire ariko mumukorere. Ntimubibona mu bitaro bikomeye. Akavuga ngo uyu muntu ngo ari kumwuka, ngo ariko ngo ubwishingizi bwe ngo ntabwo. Bakavuga ngo muduhe konte ariko uwo muntu akomeza abeho. Kaje kumva umuntu ngo nabonye umuterankunga unyishurira. Waheze bakubwira igihugu abamo, mwabonanye ryari statisi ati ntawe nabonanye nawe, yabibonye kuri internet. Umuntu yaranditse aramfotora ayishira kuri internet, uwo muntu arayibona umugira neza. Hari abantu bakora imirimo. Bakora iki? Bakora imirimo. Iyo ugeze ku bitaro ugasanga abantu batondetse bazanye ibikoma, bazanye iki? N'imigati. Bari gutereta ibitaro bati mutubabarire duha abantu igikoma, mutubabarire duha abantu igikoma. Abanyamirimo barahari. Abanyamirimo bagize gute? Ariko aba banyamirimo nabo ibyo bintu bakora bagomba kubikora barizeye Kristo, niho bazaba bari muri system. Bagomba kubikora bakijijwe. Imirimo ukoze udakijijwe, iyo mirimo izasha. Kandi nisha ngo na nyirayo ntazagira gute? Ntazarokoka. Umurimo wose kugira ngo niba ugerageresha umuriro ntushi, bisaba ko uwo muntu azaba yarawukoze akijijwe kandi yarawukoranye urukundo. Uvuge amen. Hari igihe tuvuga gukora tugakora, ariko gukora udakijijwe, tarizeye Kristo, ni nko kuja kuri chansiye gusa ugasanga bari kumena dari, nawe ugahita ubwira undi muyede ati mpereza icyano.
ugahita utangira gutwara ukazamura. Mu by'ukuri kandi uri kwandika abakozi atagize gute, bose mutagize gute, utavuga igihe cyo guhembesha byagira gute, byakugora. Rero byiza cyane kandi Imana izabikora. Niyo mpamvu aba bana b'abahanuzi uyu munsi Elisa bamubwira ijambo ntago ariho bari babonanye nawe. Nasomye nasanze aba bana b'abahanuzi mu gice cya 2 nibo babwiye Elisa ngo shobuja aragukurwaho. Aragira gute? Shobuja aragukurwaho. Mu gice cya 2 Elisa ajanye na Eliya bagiye kwambuka. Eliya agiye kuja mu ijuru. Baramubwira ngo shobuja aragukurwaho. Arababwira ngo muceceke ngeze gute? Muceceke ndabizi. Ikintu cyabagize abana cya mbere ni guhanura ibyo abantu bazi. Guhanurira umuntu ibyo agize gute? Ibyazi. Ubundi iyo wahanuye ibyo umuntu azi ubutahanuye bababaze nkuru. Ubuhanuzi ni ubw'umuntu atagize gute? Atazi. Iyo wahanuye hari abantu bahise bisinyara ko atari abahanuzi nyabo, ni abantu bahanuye covid kandi yaramaze kuza. Yaramaze kugira gute? Yamaze kuza, none ukuvuga ngo hari icyo weretswe. Ibyo urwanura natwe tugize gute? Abo bose twabasizeho to. Twabe duti bimwa mwarabihanuye ryari? Usobanura umuntu ibintu yamaze kumenya. Wese urwanura iki? Umuntu bamaze kumwamagara ngo ku kazi uzaze, ngo niho wakoze ikizameno ye, ngo saba ku wa mbere uzaze ku kazi. Ntaye ngo urukwiruka ngo ufite amakuru. Ati yiki ati Imana iguhaye akazi, ati ceceka ndabizi. Ceceka ndabizi. Ibindi urahanura akakubwira ko babizi. Umuhanuzi nyawe ni Yesaya yaravuze ngo biremwe ryari, si ibyajyari, si ibya. Kugira ngo utavuga ngo warugize gute? Muhimana icyubahiro. Imana ivuga ibyo tutazi, ikabivugira mu muhanuzi nyawe ibintu utazi. Nayo wahanuye ibintu bakavuga ko babizi. Toto. Ibintu abantu bazi. Aba bana baravuze ngo shobuja aragukurwaho. Elisa arabwira ati ibyo muvuze nanjye ndabizi. Aragenda. Bagezeyo koko amukurwaho. Ngo bari ku gasozi bitegeye kuntu Elisa agiye kumwara shebuja mukuwe, kandi ngo baramubwiye ngo ntumwishinge waraguruka. None niba mwambuka amazi ko arayatandukanya uragaruka ute? Elisa ariko ngo yari yibitse ibanga. Ngo bambukana Yorodani, Eliya akubita umwitero ku mazi. Amazi aratandukana barambuka. Bageze hakurya aramubwira ati noneho ubwo womatanya nanjye ukanyumaho nsaba icyo ushaka. Elisa ngo arareba asanga Eliya yabayeho ari umusitari, nta kintu abuze, kandi atagira UPI, atagira certificate, atagira diplome, ariko aba umuntu umunyacyubahiro, atagira biro, atagira kashi. Hari ibintu abantu bita ibyangombwa by'ubuzima, ariko icyangombwa cy'ubuzima ni agakiza. Icyangombwa cy'ubuzima cyuzuye. Niba ushaka kunkosora utera agatoki hejuru, wenda ukavuga uti cyuvuze ntari cyo, ariko icyangombwa cy'ubuzima ni agakiza. Kuba ufite Yesu ufite icyangombwa cy'ubuzima. Kuba ufite Yesu. Nigeze kubwira abantu umusore umwe yaratangiye kumbwira asa numbabaje, arambwira ati nagiye kurambagiza, atari ko ndababara ntiguteze. Ngo yagiye kurambagiza umukobwa aramureba, arambwira ati wakwemera
ukazaba mama w'abana banje, ukazaba umukazana wa mama, ko nta magambo menshi ngira, ko mfite gahunda. Yaravugiye rimwe cyane byo kumanza baje muri biriya ngo hani ngo amaso ni nkayinyana ngo amazi yo kwiteke wapi ibyo ngibyo n'uburu guca ikibungo. Amagambo biravira yari umukobwa aramureba atiye atufite gahunda ati ndahifite. Ati nese ubwo ufite iki? Ufite inzu, ufite imodoka, ufite perime, ufite ati mfite Yesu. Umukobwa ati ha ipo twose n'uru kubunza turumva urumva ufite Yesu. Ati Yesu se baramwotsa baramuteka Yesu. Ati ubwo n'uru kubunza rero ngo uzabona umukobwa mu bana. Umusore ati nyabuna mbwira witonze utandukana Yesu wanje. Aravuga ngo mfite Yesu. Umukobwa arigenda ati gusa Yesu twabana Yesu gusa ati arahagije nyabuna. Umukobwa arigendera sinabana nawe uzaje gutereta handi. Umungu arababara avuga ati ko Yesu barakunyanganya ko ati kuko Yesu aramubwira ati ko humura. Rero abagiye twari mu twabaga muri korari y'urubyiruko arambwira ati mberutse ku mwara ndi gute ati mberutse kubwira umukobwa kucyaka ko tubana tambaje ngo mfite iki mvunda avuga ngo mfite Yesu ntamera ataracira niwo mwihore n'ubundi ndi avamo umugore ati reka n'ubundi wari uyoboye kuhabara ati umuntu utaza agaciro ka Yesu suru gutereta ibiki. Ntabwo ndi komeza urambagiza hari abakobwa bazi Yesu cyane abaragiye kurambagiza handi. Ageze ku mukobwa ati wakwemera kuba kuzaba mama w'abana banjye ukazaba umukazana wa mama. Umukobwa ati mfite gahunda ati nese mfite iki ku buryo ati mfite Yesu. Umukobwa ati warahagije ati warahagije njyewe mfite icyo nirata si feza ahubwo ni Yesu. Yewe mfite yo na makorasi ya kera yewe mfite icyo nirata si feza ahubwo ni Yesu. Abafite Yesu mukoma amashyi mwumva ari we. Yesu ni byose umufite Yesu ni byose. Icyangombwa cy'ubuzima icyangombwa cy'ubuzima. Korari Jehova gira yaravuze ngo Yesu murengezi, Yesu abage gusoza aravuga ngo icyo ndico cyose ngikesha wowe. Icyo ndico cyose ngikesha wowe. Yeah.
icyuri cyo cyose niba ugikesha Kristo. Tera haleluya numve ko turi kumwe kandi. Imana nibaha umugisha, Imana nibagirire neza. Haleluya. Amen. Niwe cyangombwa cy'ubuzima, niwe byiringiro by'ubuzima. Ejo hacu hazaza ni Kristo. Haleluya. Ibyiringiro by'ubuzima dufite nuko badufite Yesu. Haleluya. Iyo ufite Yesu muri ubu buzima, uba umeze nk'umuntu uri kubaka ahantu afitiye autorisation. Uba umeze nk'umuntu uri kubaka ahantu hemejwe mu miturire, bapimye neza hatari inkwangu kandi hatari mu gishanga. Ngo hatari no muri nduye nawe. Ibyo ngibyo buno ntabikibamo, batuye nabi kera, iterambere ritaraza. Haleluya. Amen. Ufite Yesu, ufite Yesu, ufite ibyangombwa by'ubuzima. Imana nihabwa icyubahiro. Elisa yashushanyaga Yesu. Elisa ashushanya Yesu, Eliya yashushanyaga Imana. Niyo mpamvu Eliya atapfuye nuko Imana idapfa. Impamvu Elisa yapfuye nuko Yesu yari azapfa. Kandi ababyibuka murabizi, abasomyi ba Bibiliya, Elisa yarapfuye amaze gupfa mu gice cya 13 mu gitabo cya 2 cy'Abami. Niho Elisa yapfuye, ngo baramuhamba, ngo bamukorgoshorera urutare bamujyamishamo nk'umusaza w'umugisha w'inararibonye. Ngo hashize umwaka, ngo haboneka abantu bagiye gushingura umuntu wabo. Ngo bageze hafi yaho Elisa ajyana, ngo barabukwa igitero, ngo bajugunya umurambo. Baravuga bati ntitwaba duhetse umurambo ngo natwe tube imirambo. Barajugunya bariruka, ngo wa murambo uramanuka no ku magufa ya Elisa. Elisa tisubira kurepeta. Abarabyutse, umuhungu aza yiruka kuri abandi barebye inyuma, babona uwo bari bahetse yapfuye, babonana bari kugenda, batumuzimu aradukurikiye. Ngo havamo umwe aravuga ati nta mwasomye Bibiliya. Ati makuru mureke nyabaye. Ati hari aguye, hari atumujugunye. Hari atumujugunye. Hajyamye umuntu, hajyamye umutagatifu. Mu Gatolika babita abatagatifu. Hari hajyamye umutagatifu, aguye ku magufa ya Elisa. Hana niwe Elisa ajyamye. Bisobanura ngo Elisa n'igihe yapfuye yatanze ubuzima. Yakomeje we gutanga ubuzima yarapfuye. Byavugaga urupfu rwa Kristo tuzakura mu kubaho. Urupfu rwa Kristo nigo twakomojemo ubuzima. Ko mutabyumvise, urupfu rwa Kristo nigo dukesha kubaho. Hindukira umuntu mwegeranye mu buruti wakugwaho yazuka mumbarize. Haruvuze ati ahubwo yapfa cyane. Ariko karabaye ba. Niba hari ikibazo muri uyu mugoroba, abari online ndi kukubaza wakugwaho yazuka. Ukajya ukabona umuntu akuguyeho wicaye ahantu hatari abantu, wamuhobera ute? Wamakabizo he? Wakugwaho. Wakugwaho yazuka, akagwaho uri mu gipangu wenyine, akakugwaho. Akakugwaho mu isoko, ubu umeze ute? Yazuka. Samba kunda ntimwibaranya ati wapi? Ndabakunda. Uwakugwaho yazuka. Ariko Elisa bamuguyeho bagira gute? Mumuha icyubahiro Yesu. Yesu turamushimira ko twazutse, twarazutse. Haleluya, twarazutse. Akuragera mu rugo kukibaza, urakabaza madamu ugeze mu rugo.
iyo ngo ni homework. Ugende wibaza uti uwakugwaho yazuka, ko baguye kuri Elisa bakazuka. Ukaje kubona ukabona umugabo akuguyeho, ukabona inkumi y'abandi gize gute, ukabona umuntu ushonje agize gute, ukabona umuntu wambaye ubusa agize gute, akuguyeho. Ukabona umunyeshuri birukanye agize gute, yazuka. Nabaho mbonye ibintu n'abacuranzi bumvishe. Abashanze baravuze ati ibintu, abashanze baravuze ati ibintu sinabyo biri muri Bibiliya. Nese mwe bwabagwaho yazuka. Ataho bwapfa cyane. Ndagira ngo mbabwire bene data, ntabwo ngambire kubasetsa sindi umukomedi. Ibyo bintu byose impamvu ndi kubisubiramo cyane. Erega iyo umwuka kagaruye ngo kagaruke kenshi kaba gafite ico gasobanura gikomeye cyane. Elisa bamuguyeho barazuka, umurambo wamuguyeho arazuka. None wowe uwakugwaho yazuka. Niyo mpamvu uyu Elisa yagombaga kuba umuyobozi, yagombaga kuba umuntu uhagarariye abandi kandi agatanga icyerekezo gifatika. Ahangaha agarutse amaze gufata umwitero wa Eliya, yawukubise ku mazi aratandukana. Ngo amazi atandukanye, abana b'abahanuzi bari ngo hakurya baravuga bati noneho turabimenye, ntago birasaba amatora, ntibirasaba ko yiyamamaza, tumanuke tumuhe icyubahiro. Imana yari iri muri Eliya, ni iri muri Elisa. Ngo bamusanga kuri Yorodani baramupfukamira atabibasabye, baramwunamira bati shefu nyakubahwa, ati tegeka icyo dukora. Aravuga ati tuzamuke, mugomba gukura, te mwabereye abana ni kera. Warabazamura, atangira kubigisha kuko n'umwigisha mukuru. Haleluya. Elisa hagati yaho abana b'abahanuzi bamuboneye naho bamubwiriye ngo baje gutema ibiti, hari hakiyemo ibikorwa byinshi. Elisa niho bavuye kuri Yorodani, bwa mbere igitangaza yakoze bareba, bahise bagera mu mudugudu. Bagera hehe? Umudugudu ngo ari karitsiye imeze neza. Hano muri Kigali harimo amakaritsiye ameze neza, ugeramo ukavuga utahana abantu batuye, ni abamarayika, ni ibizima, mbese hano hameze neza. Ngo mugihe bakihatangarira ngo mbega ibisenge, mbega ibirahuri, mbega jaride, mbega ngo mugihe bakihatangarira abana b'abahanuzi, ngo banyiraho baravuga bati namwe mureba inyuma koko, atubuze muri kureba ibisenge turasinzira, muri kureba jaride se twe turayibona. Uyu mudugudu nubwo muri kubona ari mwiza, mukaba muri kubona imyubakire, amazi yaho ararura. Nta mugore ukigira agahinja muri karitsiye. Umugore wese yanyoye atwite indigira gute? Iyi karitsiye aborozi ntibagira imitavu. Inka yose yanyoye igira gute? Iraramburura. Abahungu batewe aho kwa muri karitsiye baba mu nzu z'ibyatsi ariko zirimo amazi. Basanga n'ubundi iyo myubakire itagira amazi, naho ntaki gahunda. Hari ibyo twavuze turuguheraho, tuvuga tuti none turwubake rube rwiza, ariko natwe turwicaremo turi beza. Mutavuze ngo nibyo. Buriya muzarebe, twe dukunze kugenda cyane turabizi. Abantu benshi batangiye kuvugurura kubaka insengero muri 2005 na 7 niho za Remera zatangiye bari kubaka, ariko n'ahandi hose barubaka, na za Cyangugu barubaka, ni Musanze natwe twarubatse, ni Gisenyi. Ariko ndagira ngo mbabwire, iyo uganije abantu ukaza uri nk'umuntu uri kuganira nabo, urabaza guti hano si bimeze bita atari kuza amavuta n'umwuka wera byabaga muri ka gasengero ka kera kabaga hano, ati kabamo ivumbi,
kandi ubwo bakubwira ko ayo mavuta yabaga ngo umwuka wari uwa kera naho ubu nogoteye ku mutwe ukavuga uti umwuka atinya amakaro atinya tarazo umwuka yatinya izindabo none se abantu bakera ko nubundi ari mwe ko mutapfuye ngo muzuke umwuka watinya ibi biseke watinya udututi tw'ibirahuri mbese ugashaka wareba ati kera tukikira ku matafari atewe gawe ati habaga ijambo ry'Imana ati Imana yabaga ivuze bukira bugaca atari ko mwese ikibazo cyabaye iki Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi rikora niko azahora iteka ryose mutubwire aharimo tena umugani w'umukongomani ni hari ikibazo umwuka yatinye itapi ahubwo niho yagombye kuza ari ahantu heza ariko abantu ngo umwuka wabaga muri ka gasengero ka kera ngo habaga inama ngo twararirimbaga gusa amavuta ngo indirimbo zaramanukaga kavuga ati none habaye tugahita dukora ubugenzuzi iza dusanga icyabaye abantu barubatse ariko ntibubakwa kubona bo barubatse ariko bo barasenyutse hinguze intambara zibana ngo ntuza na ntuza ngo ntabakiramukanya ngo umushumba ngo baduhaye umushumba ngo kubahuza byaramunaniye ugasanga intambara zibera mu nsengero nziza kavuga ati rero ndabashima ko mwaguze sima ariko n'amateka usinze yo mwayaguze ibi bintu byose mwabizanye mu modoka ugasanga kubera bashize imbaraga ariko bo ntibubakwa basigara bava basigara bahengamye basigara kavuga rero ibi bintu byose nicyo cyiza cyane ku Kacyiru haleluya twavuze yuko ntabwo tuzaja turaza hano ngo tuvuge amafaranga gusa no gukoma urusyo tugakoma n'iki tugomba kubakisha imitima ibyanditswe byera ariko kandi tukubaka dukorera iki icyo nico Nehemiya yakoze yaravuga ngo nzubaka kandi ndwana sinzemerera Tobiya ngo musange mu kibaya ndubaka ndwana Imana icubahiro mwuka byaramwe niyo mpamvu ntabwo dushobora kuzana ngo turirimbe ngo turibe amafaranga gusa wapi ibyo se namwe mwubakwe nk'amabuye mazima mu binzo z'umwuka umwuka azabona yatembereramo ntabwo umwuka agenda mu matafari umwuka aba mu bantu kandi ndabatangariza ko urusengero nimusohoka n'Imana irabigiye kuko Imana yacu ni mobile ntabwo Imana yacu ari figisi iteyemo imisumari hano se nimutahira taha nimuziraza yaravuze ngo nzagendera muri mwe nzaba Imana yanyu uru nubwo muri kugwita runini ariko ni weho runini urusi ntururuta mutangiye kubyumva siko mugize gutya muhimana icyubahiro ubwo utangiye kubitwa ni kuko uri ku ijambo ry'Imana haleluya reka nihute ndagira ngo mbabwire bene data Elisa arabigisha isomo rya mbere wari uyu mudugudu wubatse neza ariko ufite ikibazo cy'amazi ndagira ngo mbibutse ko amazi ni umwuka wera mu bimenyetso biranga mu bimenyetso by'umwuka wera harimo iki amazi bagiraga kandi amazi ni ubuzima mu bujaniranye n'ubuzima busanzwe amazi ni iki ni ubuzima amazi ni ubuzima iyo bashaka kugaragaza ahantu habi baravuga ngo ni ubutayu butagira ariko Imana ibavuga ko izazana umwuka wera aravuga ngo nzatembesha iki nzatembesha amazi mu kitatugu Imana nizana amazi muri uyu mudugudu
Imana izana amazi mu mitima y'aba bantu iyaneteshe. Iyo bashaka kukwemeza abahinzi ko bazeza no mu gihe cy'impeshi, baravuga ngo muzuhire. Muzagire gute? Mashini zuhira. Abantu buhira imyaka beza no mu mpeshi. Abantu buhira imyaka. Uwiteka rero twuhire. Twera imbuto no mu gihe kitagize gute? Mu gihe kidakwiriye. Icya kabiri Elisa yakoze. Elisa yakijije umupfakazi umwenda yararimo. Uyu mupfakazi abana b'abahanuzi bahakuye isomo naho ngo umugabo we yubahaga Imana, ngo kandi agakorera Imana. Kandi agakorera iki? Umugabo we yubahaga Imana kandi agakorera Imana. Naramusomye uyu mugabo. Hari abantu bakorera Imana batubaha Imana, hakaba n'abandi batubaha Imana ariko bagakorera iki? Ariko uyu mugabo yari afite ibyombi, ngo yubahaga Imana kandi agakorera n'Imana. Ngo arakora, ngo kugera ku rwego yakoresheje ubushobozi bw'umurengera, ngo ajamo n'amadeni. Ajamo n'iki? Ariko ngo mu madeni yagiyemo ntajyo mu kabari ririmo, ngo apfa ari mu mwenda. Rero apfuye ari mu mwenda, ngo kwa kundi baje gushingura, murabizi mu cyo Kinyarwanda batoramo umuntu uhagarariye umuryango, bakavuga ngo reka, ngo nubwo ari itorero yari umukristo wacu ariko dufite wo mu muryango. Uriya mu buzima ugomba kugira umuryango, ukagira n'itorero, ukabona ukaba umunyarwanda, ukagira n'igihugu. Baravuga bati reka tubwire uhagarariye umuryango. Uhagarariye umuryango aravuga ati rero mwene data tuvukana n'umuvukanyi wacu ariko yari umurokore, rero turashimira abarokore mwadutabaye, ariko ijambo ry'umuryango uwo yari ari mu mwenda aze hano twibwire tuzamwishura. N'uwari umuri mu mwenda aze hano tubwire igihe azatwishurira kuko asize umugore n'abana. Ikimenyetso cyerekana ko uyu mugabo yari akenye, ngo habonetse abari mu mwenda, we habura umuri mu mwenda. Ikimenyetso cyuzuye cy'ubukene, cy'uko ukenye. Nukubamo abantu umwenda weho ntawo ukurimo. Nicyo kimenyetso cya mbere cyerekana igipimo cy'ubukene. Nukubamo abantu umwenda wowe, ariko iyo urimo abantu umwenda nawe hari aho ufite umwenda. Hari umuntu akwishyuza 5 ati mpa 5 byanjye, ati buretse hari umuntu ugiye kunyishyura 100 nkunda, urumva se 5 ndabibura. Ukabura mukanze agahita avuga ati ahubwo kambe nkoroheye turampa 5 nawe urahita unguza 20. Ati sawa. Kwishyuza umuntu 100 ahubwo ati haraho none natanze fagitire bazamba 3,000,000. Ikimenyetso kudakenye nawe ufite aho ufite ibyawe. Ariko umugabo we ngo habonetse abarimo imyenda, habura n'umuntu muri mu mwenda. Ngo bakaza bakiyandikisha, we hakurimo iki? Ati 100 by'ibijumba. Handi bati wa mugore we waba maso ukumva abantu umugabo yari ari mu mwenda. Ibijumba 100 byose mwarabiriye? Umudamu ati mu mwandika aho byajaga ndahazi. Bakamwandika ati wewe tibiro 500 by'ubunyobwa. Ego ariko mwashinze butiki. Umudamu ati ariko mwitangara nje na sheri twari tubizi. Kumbe Obadiya ibyo byose bari kumwishyuza ngo yabaga yabitanze akorera Imana, ariko akabibwira uwo bashakanye. Ngo bigere igihe rero barandika, bagiye gusoza bati rero mwakoze muzagaruke, abo turi mu mwenda ikiriyo nikirangira muzagaruke. Ngo hakaza wa muntu akaza tumva amata, ngiye yarandimo imifuka 5 y'imbunyobwa, ariko nkurikije ukuntu ubuhamya bavuze yari umurokore umutware wawe, ati ndabiguhari uzaguremo imyenda y'abana bagiye kwishura. Umudamu ati mani gumugisha. Undi nawe akaza ati nanjye ibijumba ninjye wari warabimukobye, ariko muzaguremo amakayi y'abana. Ngo havamo umwe rero gica aravuga ati iyo mitwe y'abarokore nje ndi mu ndekera ibyo ngibyo byo kuba bamuvuza ubuhamya bwiza, ngo yari afite amavuta, ngo yari mutumisha. Ati nje yanje muyambe. Umudamu ati genda ikiriyo nikirangira uzaza tuyaguhe kuko dukanga. Ati ndagiye ariko nzagaruka. Ikiriyo kirangiye abaragarutse ati ko nje kwishyuza. Umudamu ati abantu bakure baracyari ahandi turareba ko tugurisha. Arongera ngeje aragaruka ko munje. Umudamu ati none ndavuga ngo iki? Hatari ko wakwihangana toya ati ndatwara aba bana. Itegeko niko ryavugaga umugabo napfa ari mu mwenda
abana be bazabatware baje kwishura imyenda se yapfuye arimo. Niko itegeko ryemesaga. Umwishyuza yari ari mu mategeko ngo ahita afata abahungu babiri kutari kuza. Vayo hano nawe. Aravuga ati ibihungu ndabijyanye, uyu azaje arikorera imborera, uyu nawe aragira ibibwana by'ingurube. Umudamu atikatika genereso ati po rekera abana tibagiye gucuranga korari bigiye kurepeta none ngo urabajyanye. Umwishyuza ati sinone kubasubije ko utayambaye, genda ejo uzaza nyaguye. Amubwire ejo, reka mbabwire ejo, ejo h'umukirisitu, ejo hacu ntabwo muhazi. Ejo Elisa yaravuze ngo ejo ngiki gihe, ejo genda ejo uzaza nyaguye. Abana babwira nyina bati nonse mama kumubwiye ngo azaze ejo urayafite? Mama baravuga ati muhumure bana banje, papa wanyu yakoreye Imana, ntabwo yanyoye inzoga ndiyajanye mu ndayo. Iri faranga mubona bari kutwishyuza ryakoze ku murimo. Taho riri gukora abana banje, twahesheje Imana icubahiro. Ati se none biragenda timwe muwe muri aho mwitegure kuja mu murimo w'Imana. Kanje kureba Elisa ngo ahita aja gushaka Elisa. Ahuye na Elisa ati amakuru umudamu ati mu mwuka ni meza ariko mu mubiri biri kwanga. Habaye iki? Ati umugabo waje ariwe mugaragu wawe yubahaga Imana cyane yarapfuye ariko apfa ari mu mwenda. None umwishyuza araje arashaka gutwara abana. Elisa ati ye hajya yitwaga ati amuvuze izina ati yo atayiwe ati ndi mubari ibyo bicyo. Yo mada umura nitwe twabakonsome. Y'umuntu akenya afite aho riri aho yarishugunye kwishyuza biroroha we. Uzi kwishyuza Imana igasanga n'ijyawe niho ribyagiye ahijya amazaba murabyo. Elisa aramubwira ati rero twebwe tugendana ibitabo ariko nta makofi tugira, ariko tugira ijambo riyarema. Dore umugoroba wo kurema amafaranga, tugira ijambo riyarema mushumba. Aramubaza ngo ufite iki muhira? Ati nutuvuta. Aramubwira ati turahagije, dupfa kuba duhari, genda utire ibintu tutire bike, wikingirane n'abana bawe, nurangiza usukemo ibindi urabimbwira. Ngo ahita atira amatangi bya bindi bya litiro 15,000. Abwira umwana ati kizana ahijya, ati kizane no ku muturanyi. Barabimuha nabo bagira ubuntu ngo babikubitaho ngo barikingirana, ngo asuka mu cyambere. Ariko ubu nabantu babiri ndi kwigisha ko aribo bavuze ngo kiruzura. Niba mundambiwe muvuge nzamara umwaka ndagarutse. Asuka mu cyambere, asutse mu cya kabiri, asutse mu cya gatatu, asutse mu cya kane, asutse mu cya gatanu, asutse mu cya gatandatu, mu cya karindwi, byose biruzuye. Abwira abana ati mwe muri aho mbivuga uko bigenze. Ngo asanga Elisa aramubwira ati none ko byose byuzuye. Elisa aramubwira ati tanga itangazo, ubuza abacuruzi gusubira mu Buyapani kurangura amavuta. Babwira ati ko ku Kacyiru arabonetse. Ku Kacyiru amavuta agize gute? Abacuruzi baba baraje mu kuyareba ataya original. Ati mpa amakamyo 5. Ndati nanje mpa amakamyo. Ati kandi ndishura mbere batayamara. Ngo batangira kumuha ifaranga. Bayamuha akajara bika mu mifuka y'ingutiya. Ingutiya se murazizi? Amajipo. Abacuruzi bati nta mucuruzi ubika aho ngaho. Atawo se ndurayata. Ati sinurengire gutatibiza niba se mu rugo yashiremo. Abazanye baze. Ati sinone hagarara kwibase iri hasi. Ngugiye gukaraba ati bubake tajeri. Abahamagaye umubaje ati nyubakira tajeri hano. Bubaka tajeri. Abandi bati sinone batangira gupakira ryari. Nibandese barapakira abahungu baje bagiye mu murimo w'Imana. Nese urabakura ati mpamagara abahungu harahije. Baba baraje bakora ikipe. Batize turapakira tutambaye uniform. Ati niba badodera ibisurubeti. Ako kanya. Ati sinone amavuta twasohera arara hanze ati mushireho umusekirite. Numugoroba umwe ibyo byose bigiye kuba. Ako nta muntu. Mwebwe ntabwo mubyumva. Ako kanya. Bibiliya yaravuze iryo faranga bwarakeye wamwishyuza baraje
ngo mukugira ngo aje kumusha avuga ati ngiye kunywa nyinshi ngende nasinze atandata uburokore tiyamenya ko dufite icyangombwa cy'ubuzima ngo abaraje mu gukata mu karitse yateje nahananyuzera toya tihanongeza ahantu hari uruganda tikaritse ntanayinyuze mesho ngo mugagi gukatana hirya ngo anyure mu yo hirya umusekirite ati we urava ukaje aravuga ati ngiye kwishyuza umugore uri hano yatari karayambaye ntarongera kundata uburokore ati si wowe ati n'umugore w'umupfakazi urahije ndimo amafaranga afite se ni mabusha atoya wowe ni umukene wasagira umuntu mwita mabusha amazina azahinduka we aravuga ati wowe ni umukene ntagira nubwo ati wasebye umuntu wamwita mabusha aravuga ati nta wundi mupfakazi uri muri karitsiye keretse mabusha aravuga ati nese ukundi ko nurara uruganda wowe akabakenye ngo muyaje cyaracaraho mabuje barebye atumva security tikarame mabuje ati mbwira uwo mugabo ahagarara uzushikira ifaranga ryuri muhe umugabo agira gutya ati niko mabuje atarika barakore mu yatwima mu yafite aravuga ati ngo sinyishura kare yewe ati wikwirigo yamba mu makashi nanjye ndi umucuruzi mpamwe amavuta umudamu aravuga ati hano nditugurisha detail turaranguza gendo zagura n'abaranguye hano bareporuta hano ni ku ruganda se bagurisha detail aho twagenda Yesu dukorera Imana twakurikiye wowe ndujyohemo murahari ngo mutere haleluya haleluya haleluya. Iyi niyo Mana twakurikiye niyo imirimo y'amaboko yawe ayiwe twarayibonye turayihamya imirimo y'amaboko yawe mwami twarayibonye turayihamya amaso yacu yarayibonye
intoki zacu zikoraho. Ese murabona butije abone ibintu murimo mwa torasha taramupande kotari kuko utari Imana y'amagambo uri Imana y'imirimo, Mana yo mwijuru. kuva nakumenya sinigeze mbona aho wahemutse, kandi sinigeze kumenya aho wahemukiye, kuko utari Imana y'amagambo uri Imana y'imirimo. Sinigeze mbona aho wahemutse, sinumva umuntu uvuga ko wamuhemukiye. Imbabazi n'umurava ndetse n'urukundo ugira nibyo byerekana ko uri Imana y'imirimo. Imbabazi n'umurava ndetse n'urukundo ugira nibyo byerekana ko uri Imana y'imirimo. hadi katala mabonifase. Haleluya. Imana twakurikiye ntari y'amagambo, ni Imana y'ibikorwa, ni Imana y'imirimo. Haleluya. Haleluya. Kuko utari Imana y'amagambo uri Imana y'imirimo, kuko utari Imana y'amagambo ukuri uri Imana y'imirimo. ni Imana itari y'amagambo. Kwe. Abantu mwashoye umunwa muzatahiraho, Amen. ariko abashoye umutima n'amaboko, abantu bashoye umutima bakizera Yesu bagashora amaboko bakamukorera, ku gipande hari umubyizi. Amenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura. amenye kuri se w'imigisha, Namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura. sinakurekura, Sinakurekura, erega sinakurekura, erega sinakurekura. niwowe unyubakiye urugo, Sinakurekura, Mana we, erega sinakurekura. abana b'abahanuzi kubera ibikorwa babona barakura. Bagira gute? Barakora. Barakura. Ntabwo kiriya kibazo cyangwa se kiriya gikorwa bakivuze ngo bakomeze baba abana. Turabashimira korali Beteli. Eri Beteli ni ikimenyetso ko mumaze gukura. Aho muri ni hato. Ubu ni ikimenyetso cy'uko umwana ari umwana. Abaza se umugati kandi ejo barateza iwabo cyamunara. Ikimenyetso cy'umwana ntamenye ibibazo isa afite, ariko ikimenyetso cy'umwana ukuze iyo sahangayitse arabimenya. No kwishura bamaze bate kutari kwishura ati mureke papa gihe harimo ndakiza. Ikimenyetso cy'umwana ukuze amenya ikibazo kiri hehe mu rugo. Hagomekira abana mwarakuze. Abantu bamenye ko aho barari hato baba bagize gute, baba bari gukura. Ikimenyetso cy'umukobwa ugeze igihe cyo gushaka atangira gutekereza ati umusore naza kundambagiza azicara kuki. Kwiwacu twicara ku kijerekani, n'umusore na fiance wanjye niho azicara. Akabitekereza, ukabona umukobwa yaguze isahane, ukabona yaguze ifurusheti, sakamubwira ati ibintu kuri kubizana ninde wabigutumye. Ariko yakuza ari gutekereza ko azatangira kubona abashitsi. Aha turi ni hato.
turakwinginze reka tuje guca ibiti. Elisa nawe yababwiye ngo ye ni mugende, ngo abandi baremera bikiriza iyo ye, ngo havamo umwe niba ari Paul niba ninde, ngo baravuze ngo nyakuba nubwo twemere ngo tugende ariko twe twenyine ntaho twagera tutagufite. Baramubwira ngo emera tujane. Niba hari umuntu wateye mu izamu nura muntu wabwiye Elisa ngo aze bajane, sibyo kurute ngwino ntatwo turagenda tutagufite twagera he? Ahita avuga ngo ndaje tujane. Ikimenyetso ko yarakuze ko bari bagiye abandi abemereye iriya ntore ziyigwamo Elisa adahari, ibiti byari kugenda gute? Ariko iyo komande yatanze ngo uze tujane, bakajana. Ngo bagezeyo ngo bagitema nta na kimwe kiragwa, intore zibiguyemo. Aratabaza atayiwe iguyemo, ndapfuye mundabare. Elisa ngo kuko yari ahari. Turashimira Yesu ko ahari. Mbega igiterane Yesu arahari we, yari ahari. Muvuge ngo arahari. Ahita avuga ngo ikuyesha hatunga urutoki. Agira ati ntihari. Ahita avuga ngo atema igiti agitera mu mazi, intore zirareremba. Reka mbabwire hano abantu mwese mwize muri hano muri benshi, ntihagira umuntu umbwira shimi umbwira ubwenge yize ku buryo igiti cyazamura icyuma mu mazi. Yo fizike mwarayize? N'abari online bazadusubize muri commentaire. Igiti cyazamura icyuma mu mazi bibaho? Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ibikomereye abana b'abantu imbere y'Imana irabyorosha. Nta kintu kimunanira. Akigiti intore zirareremba. Aravuga ati isingirisha, arayisingira. Haleluya, haleluya. Ubwo twari turi hano nababwiye umuprofeseri wigishije abanyeshuri akavuga ibintu bibiri biremera. Akavuga ati cyambere ni icyaha. Umunyeshuri araseka aravuga ati ariko prof urashaje pe, ibyo bintu uvuze nibyo kwigisha muri kaminuza? Ati kubera iki? Ati siba, ati wikwirirwa byandika ku kibaho. Icyaha se kiraremera? Ati cyane. Ati ko mfite byinshi nkaba ngenda mfashe mu mifuka, ko mfite ibyaha byinshi nkaba ngenda mfashe mu mifuka. Professor aramubwira ngo hagara hara kuri stage ngo usubizanye na bagenzi bawe, iyi sare yuzuye. Umunyeshuri ngo azamuka nkurimo fera beto agenda n'amafiyeri, aravuga ati ngaho nsubiza nsubire kwicara. Aramubwira ngo none ni hoho zingana iki, ni kamyo zingahe zitaka bashira mu mva irimo umupfu? Umupfu akavuga ngo murekeraho ndi kuvunika. Ni hoho ni kamyo zingahe zitaka bashira mu mva bari gusubiza mitaka, umupfu bashizemo akavuga ngo murekeraho ndi kuvunika. Umunyeshuri arago akavuga ati niyo zabikamye 100. Aravuga ati genda wandike icyo mu ikayi yawe, andika icyo. Umunyeshuri abarebye prof ati nese umupfu ninde, itaka ninde, imva ninde? Aravuga ati genda wandike kandi wandikisheho umutuku. Umunyeshuri ati nsubiza nyine, ati egare nyine gupfa. Ubwo wumva ufite icyaha ugakora n'ikindi ukumva ntacyo ubaye, wamaze gupfa. Niyo mpamvu wumva utari kuvunika. Iyo umuntu akoze icyaha kongeraho ikindi akumva ntari kuvunika, aba yamaze. Kabona umuntu arasinze, arongera arasambanye, aragwanye, umupfu. Ngo akimara gusubiza icyo, umunyeshuri ararira. Prof ati kurizeze? Ati nyine nuko ndumupfu. Nese ushaka ko bigenda gute? Nshaka kuzuka. Ati ngaho pfukama. Abona abandi banyeshuri nabo barariza bati simwe ko muriza? Ati natwe tumeze ngo mutambuke hano namwe. Baba barapfukama. Professeur barabasengeye, sepu birabonetse. Sepu ibigize gute? Irabonetse yo muri kaminuza. Abantu abanyeshuri baba barakijijwe.
indese utazakizwa ijambo ry'Imana ntawe ritaterura ngo ritimbe hasi. Muhaguruke dusenge ibindi nzabivuga ngarutse.